Okay. Hari abantu hari abantu bibaza uburyo babona ziriya tesitineti, iriya kowa imwe ya tesitineti. Ni ukuvuga icyo ukora wowe kugira ngo uyibone. Hari abantu baba bayishaka kugira ngo bakore nuza tesitineti kugira ngo ziriya nuza bajye babona ziriya ka eshatu za buri munsi, noneho ugasanga barimo baririrwa bavuga ngo mwampaye mwampaye ngo mbone ukuntu nzamura nuza hashikadi zanjye. Icyo ukora wowe ujya muri metamasike yawe, metamasike ukayifungura, tegereza gato ifunguke. Ikindi abantu batari bakanda subscribe, mwibuke gukanda subscribe kuko uko biri kose iyi channel yacu nta muntu utazayikenera. Nibigera mu gihe cyo kubikuza aya mafaranga benshi bazayikenera, ndetse ndabizi ko bazanayikenera pe. Rero kuba wakanda subscribe ukajya ubona amakuru atandukanye nk'uko twiyemeje kubafasha, nta kintu byabatwara habe na mba, ndetse n'inshuti zanyu mwaziha linki bagakora subscribe, nta kintu byabatwara. So icyo ukora iyo ugeze hano ukanda kuri ahangaha handitse receive, umara gukanda kuri receive ugakanda ahangaha handitse ngo copy, aka kajambo akangaka kanditseho copy ugakanda ugakopiya. Kamvemo mberetse n'uburyo ushobora no kwiyoherereza utiriwe ubwira umuntu ngo mpanuza aderese yawe mwoherereze. Ni ukuvuga urabona iyi ni akawunti 1, ubundi ugifungura iyi kowa baguhaho akawunti 2, ukanda ahangaha kuri akawunti 1 muri aka gashusho ukagakandamo, ugahita ujya kuri akawunti 2 ukayishyiramo, noneho yanuza ya konti wahuje na metamask. Icyo ukora ni iki, iyo konti wahuje na metamask ufatiye akawunti 2 ugakopiya aderesi yayo, warangiza ugasubira kuri ya konti wahuje na santosh cyangwa wahuje na kowa mining, warangiza ugakanda send, ugashyiramo ya aderesi ukuye kuri akawunti 2 ukayipesitingamo, warangiza ugakanda send next. Ubwo nibwo buryo bagira ikibohereza, n'abatazi kohereza babimenyereho. Hanyuma ahangaha handitse 0 ushobora kwandikamo 0 gutya, ukandikamo n'ibice runaka, ibindi gice kimwe ugakanda next, uhita ubona handitse send, ugahita ukanda send. Okay, ngiye kubereka noneho uburyo babona ziriya nuza iriya kowa imwe yo gukora tesitineti. Icyo ukora wowe numara gukopiya aderesi yawe uyivanye muri metamask, uzaza muri application yawe ya santosh uhakande. Okay, nimara gufunguka icyo uzakora uzaza ukande harya handitse ibintu by'amatangazo n'ibiki byose, hariya hanyura amatangazo. Ndabona network zanjye zirimo kugenda bunyibunye,
ndaje mbafashe. Icyo uzakora uzanyura ahangaha handitse ngo brand update announcement, ahangaha hari akanyoni uhakande, numara kuhakanda uzategereza biterwa na network ufite impamvu birimo gutinda, network nkeya. Uzaza umanuke gutya urebe, manuke mpaka urebe ino link yanditseho ngo https://scan.test.bts.network/faucent. Iyi link niyo uzakandaho, niyo batangiraho zanuza ya kowa imwe ya testnet ituma ukoresha buri munsi uzamura hashcard zawe, baguha K3 za buri munsi. Noneho uzakandamo ahangaha, numara kuhakanda icyo uzakora uzategereza ifunguke. Noneho hano handitse ngo input your core chain. Urabizi yuko twavanye link muri metamask, uzatsindagiramo urutoki ko wakopiye. Ni iyo wakopiye ikintu, iyo ugiye kugishyira ahantu utsindagiramo urutoki, aho ugiye kugishyira ugakandira ijambo ryanditseho ngo paste riri mu ibara ry'umukara, ukarikanda wabo. Urabona ko urabona ko ya aderese yise yiyuzuzamo. Noneho hari akajambo kanuza kanditseho kano ngo recapture, uzagakandamo kajyaho akavi, uhite ukanda hano handitse ngo get core. Recapture ntabwo yari yajemo ngiye kubera network nkeya, ndabona Tigo yarabuye. Recapture se wenda nibereke, uyikandaho ako kantu hakajyamo akantu k'akavi, warangiza ukabona gukanda kuri get core. Icyo gihe bahita baguha nuza core imwe. Iyo core imwe rero icyo ukora, ikoreshwa mu kuzamura izo hashcard. Ikindi bayitanga buri munsi, buri masaha 24. Rero ntimukigore muvuga ngo munyoherereze, kandi nawe iyo core imwe bayitangira ubuntu buri munsi. Sawa rero, ndabibutsa umuntu utarakora subscribe kuri channel yacu yakandaho hakiri kare, dore ko benshi bamaze kumenya ibyiza by'iyi channel yacu. Twigisha ibintu byose bitandukanye bijyanye no gukoresha aya mafaranga y'ikoranabuhanga, ndetse n'uburyo bakoresha amawarenti atandukanye, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Tugenda tubigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. So rero gucikwa ndetse no kutakanda subscribe, ndetse ugakanda like, ugakanda no kunzogera, ku buryo ko video yacu izajya ikugeraho igihe n'igihombo ndetse no guhombana. Sawa.